ubuhanuzi ukibwumva ku buzima bwawe wumve yuko hari ikintu Imana igiye gukora. Imana yambwiye ku bantu bafite ibi bibazo, hari abantu Satani muri iyi minsi yazamutse kugira ngo ananize abantu, kandi musenge cyane. Ucyumva buno buhanuzi musenge cyane, mu busengere, kubera yuko Satani muri iyi minsi arazamutse kandi uwo mwuka ni munini. Ndagusuhuje, nkwifurije amahoro y'Imana. Uyu ni Prophet Emma ugusuhuza. Habwa umugisha n'Imana. Iyi ni ya saha yo kubohoka, ni isaha y'igitangaza, mu isaha y'ubuhanuzi. Ahangaha niho hantu ugera ukumva icyo Imana ivugana nawe. Abantu benshi bamaze kubimenyera, kandi mbonye abantu benshi bahawe umugisha muri iyi saha, bahinduriwe amateka muri iyi saha, kandi mbonye abantu baguriwe imbago muri iyi saha, mu isaha yo kubohoka, mu isaha y'igitangaza, mu isaha y'ubuhanuzi. Turi mu masengesho y'iminsi 21. Uyu munsi ni umunsi wa 4 dusenga Imana, umunsi wa 4 dusenga Imana. Kandi muri aya masengesho nabwo hari abantu barimo barabohokeramo, barimo barahindurirwa amateka. Turi mu masengesho yo gusenya ibicaniro bya za karande, dusenya imbaraga mbi z'umwijima. Ari imbaraga zinaniza ubuzima bwawe, ari imbaraga zigenda zigutsikamira, ari imbaraga zigenda zikunaniza. Izi mbaraga rero nizo turimo turasenya. Niba hari ibintu biri ku buzima bwawe, turimo turabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu rero barimo barashima Imana ko Imana ibakoreye ibikomeye. Aba bantu, hari abantu bari barwaye umutwe udakira, badasinziraga, ariko harabatangiye kuvuga bati muri aya masengesho urumva hari ikintu kigabanuka ku buzima bwabo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero iyo abantu bavuga bati turimo turasenga ariko tukabona impinduka, biba ari byiza. Abandi nabo bakavuga bati nari maze igihe kinini ntasenga, ariko byibuze Imana irimo irambashisha nkabasha kwiyiriza. Urumva ko ari byiza, ni umugisha. Buriya reka mbabwire iki kintu, ukeneye umukozi w'Imana musengana mu buzima bwawe. Uyu munsi ari ikintu kiri mu bantu, ugasanga aravuga ngo twabanye n'abakozi b'Imana baraduhemukira. Uwo waguhemukiye ntabwo yari umukozi w'Imana. Buriya mu buzima ushobora guhura n'umunyazi, uhura n'igisambo, cyangwa se ugahura n'abaseseye, kuko muri uyu murimo harimo abantu baseseye. Ariko umuntu niba yaraseseye, nareke kugukereza, nareke kugukereza. Burya iteka guhura n'ibisitaza mu nzira ntibikubuza kugera iyo ujya. Rero Imana y'amahoro itugirire neza. Turi mu bihe byo gusenga, nta kindi uri bukore. Fata iyo nimero ubona kuri screen yawe, nyandikira umbwira uti Prophet, nshaka dusengane muri aya masengesho. Hari ibintu dushaka gusenya, bicaniro by'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima, tuzisenye mu izina rya Yesu. Hari ibintu dukwiriye kwambura ubushobozi, bikarekura ubuzima bwawe, bikakuvaho, bikagenda mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Uyu munsi reka tuganire akamaro k'umukozi w'Imana. Buriya Yehoshafati yigeze abivuga neza mu ngoma za 2:20. Aravuga ngo abwira Abisirayeli, avuga ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ariko arangije arababwira ngo nimwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya akenshi ukenera umuntu musengana mu buzima kubera impamvu imwe. Imana itugirire neza. Ibintu iyo biri ku buzima bwawe, byashoboka ko waba uzi gusenga, byashoboka ko waba unanasengera abandi. Buriya hari n'umuntu usengera abandi ariko w'ikintu cyamuzaho agakenera undi umusengera, kubera yuko ibyuma aho biri biracyazanya. Kandi ikindi, Imana ntabwo ihamagara umukozi wayo gutyo gusa. Imana ihamagara umuntu wayo, hari misiyo imuhaye yo kujya gukora. Uyu munsi wa none birashoboka ko hari icyifuzo umaze igihe usengera, wakijyanye mu rusengero rw'iwanyu, icyo cyifuzo nticyakunda. Wakijyanye ku mushumba wawe, icyo cyifuzo nticyakwemera. Kandi uwo mushumba wawe si uko adasenga Imana, ni uko urasenga Imana. Ariko kubera yuko
hari impano adafite muri we, kuko twese ntabwo imana yaduhaye impano zingana. Buri muntu imana yamuhaye impano bitewe na misiyo imutumyemo, bitewe na misiyo ishaka ko azakora. Buriya buri muntu wese ubona ku isi nta muntu w'impfabusa uba uhari. Umuntu wese iyo avutse imana iba ifite misiyo igiye kujya kumukoresha. Buriya biranashoboka hari abantu baba bashaka ngo bazimye inyenyeri yawe, ngo abantu bazimye umugisha wawe, ngo abantu bakuzimye bagukureho ku isi. Nta muntu uzagukuraho ku isi ngo akuzimye bikunde. Ugenda ari uko imana yabishatse, kuko misiyo y'imana itari yarangira ku buzima bwawe. Nta muntu uzakurwanya ngo agushobore, nta muntu uzagerageza kukugirira nabi ngo bikunde, kuko hari misiyo y'imana yakuzaniye hano ku isi. Iyo misiyo utari wayikora ntabwo uzava kuri iyi si. Hari ikintu ukeneye gukora, hari ikintu utari warangiza. Iyo mpamvu uzabona hari abakora impanuka agacika amaguru, agacika amaboko, ariko agasigara ahumeka. Ukibaza rimwe na rimwe akiganyira ngo ariko Mana kubera icyo unsigaje? Hari ikintu Imana igusigarije. Buri muntu wese agira misiyo hano ku isi. Rero nujya ubona hari umurimo urimo urakora, jya uwukorana umwete kandi jya uwukorana imbaraga. Imana itugirire neza. Jya uwukorana umwete kandi jya uwukorana imbaraga. Uwo murimo urimo urakorera Imana hari igihe uzasanga ari wo murimo Imana yateganyije ko izaguheramo umugisha. Imana itugirire neza. Umunsi umwe umugabo yigeze agira umufundi wamwubakiraga, amwubakira inzu nyinshi, arazubaka kandi azubaka neza, arazikomeza, aramwubakira. Bukeye aramubwira ati rero dore ndashaje, ndashaka unyubakira inzu y'amasaziro. Umugabo arabireba aravuga ati uyu muntu uko namwubakiye imyaka yose ntacyo namukuyeho, reka kuri iyi nshuro iyi nzu nyisondeke ngire udufaranga nsagura nanjye ndebe yuko naziteza imbere. Inzu arayubaka, arayisondeka, ayishyiramo ibikoresho bidakomeye neza, isima idakomeye, mbega bwa nyuma na nyuma akora ikintu kitari cyiza kandi imbere yari yakoze ibyiza. Imana itugirire neza. Inzu amaze kuyuzuza arayirangiza, ahamagara nyirayo aramubwira ati rero inzu nayirangije, ngwino nguhe imfunguzo zayo cyangwa se umbwire aho ndi buzishyire. Umva ijambo rikomeye wa musaza yamubwiye. Yaramubwiye ati unyubakiye igihe kinini kandi wanyubakiye neza, twakoranye neza, iyo nzu nashakaga kuzayiguha, ngaho iyo nzu yijyanire. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo nzu nashakaga kuzayiguha, iyo nzu yijyanire. Urumva yarayisondetse, ntacyo atakoze, ikintu yakoze yahise arira. Mukurira umusaza we yagize ngo arijijwe n'ibyishimo by'uko abonye inzu, n'ibyishimo by'uko avuye mu bukode mu myaka yose, ariko icyamurijije yarijijwe n'uburyo agiye kuba mu nzu, azi uburyo yayubatse. Byanze bikunze avuga ati iyi nzu izangwira, ndabizi izangwira, iyi nzu izangwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Azi uburyo yayubatse, azi uburyo yayisondetse, kandi koko ntibyatinze, nyuma y'igihe gitoya ya nzu yaraguye. Imana itugirire neza. Rero mu buzima nujya ubona urimo urakora ikintu ujya ugikora neza, kuko ntabwo uzi impamvu uri kugikora, ntabwo uzi impamvu ibyo bintu birimo, ntabwo uzi impamvu Imana yagushyize muri icyo kintu. Wigikora witotomba, wigikora wiganyira, gikorana umwete. Mpamvu ijambo rivuga ngo umurimo werekejeho amaboko wose ukorana umwete. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisoma mu Bami ba kabiri ibice 2 umurongo wawo wa 19. Imana y'amahoro itugirire neza. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo waho wa 19. Imana ikoherereza umuhanuzi mu buzima bwawe. Ukeneye akanwa k'uwasizwe, ukeneye umuhanuzi, sibyo? Hari abantu Imana yambwiye gusengera muri uyu munsi, muri ubu buhanuzi hari abantu Imana yambwiye gusengera, ndaje ndabababwira, ariko reka mbanze nkubwire ibi bintu. Hari abantu Imana yambwiye ndi busengere, hari abantu Imana yambwiye ndi busengere, nibaza kwiyumva muri ibyo byiciro bari buze kumbwira ngo bampamagare kuri iyo nimero bari bubone kuri screen yabo, umbwira uti ndashaka kunsengera. Imana y'amahoro itugirire neza. Abami ba kabiri ibice 2 ku murongo waho wa 19. Abami ba kabiri
Abami ba kabiri ibice byaho ni 2, turasoma umurongo waho wa 19. Imana itugirire neza. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo waho wa 19. Haravuze ngo bukeye, umutwe w'ijambo uravuze ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu, nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ngo Uwiteka avuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Bukeye avayo i Beteli, akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka, baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idube 2 z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Arahava ajya i Karumeli, avayo asubira i Samariya, maze nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Iri jambo riravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ararura. Imana itugirire neza. Amazi yaho ararura ndetse n'imyaka yaho irarumba. Imana itugirire neza. Muri uyu mudugudu ngo n'abadamu iyo batwitaga inda zavagamo, nta mudamu wapfaga kubyara byoroshye. Imyaka yaho yararumbaga n'amazi yaho akarura, ndetse n'umudamu iyo yatwitaga inda yavagamo. Uyu mudugudu Bibiliya yitubwira ni uwuhe? Uyu mudugudu ni Yeriko. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi Yeriko, icyabaye kuri Yeriko ni iki? Reka dusubire inyuma ku myaka 800. Nuko ngo imyaka 800 iyo urebye usubiye inyuma, ibi byabaye haciye imyaka 800, urasubira inyuma muri Yosuwa ibice byaho 6. Haravuze ngo maze Yosuwa amaze gufata Yeriko, ngo abwira abayisiraheli, aravuga ngo havumwe umuntu wese uzagerageza kubaka Yeriko. Uzagerageza kubaka Yeriko agishinga urufatiro azapfusha umwana we w'imfura, agishyiraho ibikingi by'amarembo azapfusha umuhererezi wiwe. Imana itugirire neza. Nuko ngo uhereye icyo gihe muri Yosuwa ibice 6 ukagera mu bami ba kabiri ibice 2 ku murongo wa 19, hari haciye imyaka 800 Elisa avumye Yeriko. Imana itugirire neza. Imyaka 800 niyishize. Bibiliya itwereka ko haciye imyaka 400 mu ngoma za kabiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo bukeye Hiyeli w'i Beteli, ngo aragenda ajya kubaka Yeriko, ngo arangije ngo agishinga urufatiro, ngo apfusha umwana we w'imfura. Imana y'amahoro itugirire neza, witwaga Biramu. Arangije ngo agiye gushyiraho ibikingi by'amarembo, ngo apfusha umuhererezi we nk'uko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa kande ka Yosuwa. Reka turebe n'iki kirimo hano. Uyu munsi ndakubwiye icyo bita akanwa k'umutambyi, akanwa k'umuhanuzi w'Imana. Hari igihe bishoboka wasengeye ahantu ntibyakunda, ariko ntibivuze ko uwo muntu atari afite Imana. Wasenganye n'umuhanuzi, ariko ntibivuze ko atari afite Imana. Ni nayo mpamvu wa mukozi w'Imana we, ntabwo ukwiriye kwihambiriraho abantu ngo ubareke ngo ubihambirireho, ngo ntabwo bakwiriye kujya ahandi hantu. Hari icyago wasengeye umuntu nticyamuvaho, ariko aramutse agiye ahandi ari umushyitsi agasengerayo, icyo cyago cyamuvaho. Ntabwo ari uko utari umukozi w'Imana, ariko uyu munsi ntabwo iyo mpano iri muri wowe yo gusengera abo bantu. Imana itugirire neza. Reka mbaho urugero rworoshye. Umuganga, uzajya kwa muganga uzasanga buri muganga wese ari muri deparitoma yiwe. Icyakora abajya kwegerana baba baturanye. Uzasanga kenshi buriya nugera kwa muganga ugasanga muganga w'amenyo, mu cyumba gikurikiyeho uzahasanga muganga w'amatwi. Iteka baba bateganye barakurikirana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibintu byose uzasanga mu buzima bwa buri munsi ukeneye kureba ukavuga ngo ese uyu munsi. Bibiliya yo iravuga ngo, iyo usubiye inyuma ugasoma Bibiliya iravuga ngo niba umuntu agiye kureba umutambyi ukamubwira icyago cyawe, umuntu akakubwira icyago cye, mbere ya byose banza urebe niba wabasha kumukiza icyo cyago cyiwe. Imana itugirire neza.
niyo mpamvu ukeneye kuba umuhanuzi ariko ukaba werekwa. Ubundi twageze hano gute aho abantu bavuga ngo ni abahanuzi ariko adafite ijisho rireba? Ni gute twisanze hano? Imana y'amahoro itugirire neza. Ni gute twisanze muri ibi bintu? Imana y'amahoro itugirire neza. Ubundi igituma umuntu aba umuhanuzi ni uko abasha kubona iby'ahashize, akabona ibyo turimo uyu munsi, akabasha kubona n'iby'ahazaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu yandi magambo, akwiriye kuba afite impano eshatu zikombiniye hamwe. Afite impano y'ubuhanuzi, afite impano y'iyerekwa, afite impano y'uburondozi. Izo mpano eshatu abaye atazifite, afite ikibazo. Noneho hakiyongeraho n'indi mpano ikomeye cyane, impano y'ubwenge. Abahanuzi benshi uzasanga muri iyi minsi imitego barimo baragwa mu mitego y'uko barahanura ariko nta bwenge bafite. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi burya ubwenge buhatse ibintu byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubwenge, impano y'ubwenge ihatse izindi mpano zose. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uzasanga uyu munsi umuntu asengera umuntu, agasenga akabona biranze. Imana y'amahoro itugirire neza. Nubwo byanze ariko suko atari umukozi w'Imana. Hari umuntu mwasenganye biranga ariko suko atari umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana, ahubwo icyo cyago cyawe kiramurenze. Imana y'amahoro yisenge iguhuze n'umuntu wa nyawe wabasha gusengera icyo cyago cyawe. Dore kuntu bimeze. Wenda birashoboka ko birimo birabacanga. Reka tubicangure gutya. Iyo ugiye kureba ukitegereza neza, abarozi buriya bagira amagarade. Abarozi bagira amagarade nk'uko ubona mu gisirikare abantu bagira amapeti. Uyu munsi itegeko ryashyizweho na generali, nta wundi muntu wabasha kurikuraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Uretse generali wundi niwe wenyine wabasha gukuraho iryo tegeko. Generali yashyizeho itegeko, nta wundi wabasha gukuraho iryo tegeko uretse generali. Kandi uyu munsi ntabwo generali azaterera salute kapurari, ntibishoboka. Koporo niwe ukwiriye guterera generali salute. Imana itugirire neza. Kubera icyara muruta muri hejuru. No mu buryo bw'umwuka rero reka tubigarure. Kuko ngo uyu murozi iyo yakuroze akaba ari umurozi wiga kuroga nyine ari umwana ukiri aho hasi, bizakunda umwana w'umuhanuzi nagusengera bikunde ujye kubona urakiza. Ariko uyu munsi niba warozwe n'umurozi wisumbuyeho, ukeneye undi munyamasengesho nanone wisumbuyeho. Noneho niba warozwe n'undi murozi nanone uri sergeant ufite iryo peti, ukeneye nanone undi muhanuzi nanone uri sergeant kugira ngo abashe kuvuguruza izo mbaraga. Nukuvuga ngo itegeko ryose rivuguruzwa n'irindi tegeko. Imana y'amahoro itugirire neza. Abagenda mu muhanda bo barabizi. Buri cyapa cyose kuko ngo niba wagendaga mu cyapa cy'umuri ku muvuduko wa 80, nukuvuga ngo igihe utari wabona ikindi cyapa gisimbura cya kindi, nukuvuga ngo icyo cyapa kiracyayoboye. Imana y'amahoro itugirire neza. Cyapa uwo muvuduko uracyawurimo, uracyayoboye. Igihe cyose rero utari wabona umurozi uza ngo akurenzeho, uracyayoboye, uracyasenga bigakunda. Hari undi rero noneho uzaza yisiza insenda, azasanga birakomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya hari abadayimoni. Ni nayo mpamvu abadayimoni ngo bigeze bigaragambya. Ngo umunsi umwe abigishwa ba Yesu ngo bigeze bakatira mu murwa, ngo baragenda birukana abadayimoni, barabirukana mu murwa, ibintu birakomera. Imana itugirire neza. Ngo bataha bitwa ibitangaza. Ngo bageze babwira Yesu, bavuga tuzi ibintu byabaye, twirukanye abadayimoni uyu munsi mu murwa, abantu barimo baratubona bakavuga bati timuri abantu b'Imana kwere. Aho niho Yesu yababwiye ngo nimwishimire yuko abadayimoni babumvira, munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Burya rero ngo bwarakeye, Petero arongera akoranya abigishwa arababwira ati dusubire mu murwa we, wabonye hiti twirukana abadayimoni. Noneho ngo bahageze ngo bahasanga umudayimoni umwe, noneho umudayimoni yari generali. Imana itugirire neza. Ngo bakimwirukana abadayimoni aranga neza, barakigerageza biranga, ngo ahubwo dayimoni arabavudukana. Ngo arangije bagezeyo rero, ngo niho uyu mwana wari utewe na dayimoni, ngo bagize gutya bamuzanira Yesu. Ngo bakimumuzanira, ngo arangije aravuga ngo databuja,
ngo twabwiye abigishwa bawe ngo bamwirukane, dayimoni arabananira. Niyo mpamvu tumukuzaniye ngo dusengere. Ngo Yesu yakoze ikintu kimwe, arategeka. Ategetse dayimoni muvamo. Ngo biherereye batashya abigishwa baramubaza bati se mwigisha ubikora ute ko twebwe twagerageje ariko bikanga? Yesu aravuga ati bene uriya dayimoni ntiyirukanwe n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Buriya dayimoni zose hari igihe ushobora kuvuga ngo urazirukana mu buryo bumwe, ariko abadayimoni burya niba birukana mu buryo bumwe. Hari dayimoni zirukanwa no kwiyiriza ubusa, hari zirukanwa no gusenga, ariko hari n'izo wirukana wariye. Hari dayimoni utakwirukana utariye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rwose ushonje ukaba utayirukana, Imana y'amahoro itugirire neza. Reka nguhe urugero rworoshye cyane. None se uzajya kwirukana dayimoni w'inzara nawe wawe rukinga batatu? Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo dayimoni uyirukana kuko wariye, kandi ikintu yirukanisha ni kimwe, nta kindi. Uwo muntu ufite dayimoni y'inzara mugaburire, urebe yuko abo badayimoni bongera kumugarukaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Niyo mpamvu uyu muntu akeneye gusengerwa n'umuntu wabonye ibiryo, ariko nasengerwa n'umuntu w'inzahare nawe nkawe, iyo dayimoni ntiri bugende. Akeneye gusengerwa n'umuntu wabonye ibiryo. Uyu muntu wabonye ibiryo icyari bukora aragenda mudahire ku mufuka w'umuceri no ku mufuka w'akawunga muhereza. Iyo dayimoni y'inzara iragaruka. Imana itugirire neza. Rero uba ukeneye kumenya ngo iyi dayimoni ndayirukana gute, iyi dayimoni yaje gute, byagenze gute. Reka twigarukire ku cyanditswe cyacu. Icyanditswe cyavuze ngo babwire Elisa bati nk'uko bireba databuja imyaka iraruma, kandi twabonye ko uyu mudugudu ari Yeriko, kandi twabonye ko iyi Yeriko yavumwe na Yosuwa, kandi twabonye ko Hiyeri w'i Beteli yabiziza agiye kubaka iyi Yeriko. Imana itugirire neza. Elisa dore ikintu yakoze. Elisa ngo arababwira ngo nimunzanire imperezo nshya, munzanire n'umunyu. Imana itugirire neza. Iri jambo hari akantu udakwiye kwirengagiza, ngo aramanuka ajya ku isoko. Imana itugirire neza. Aramanuka ajya ku isoko. Imana itugirire neza. Ukeneye umuhanuzi ureba, Imana itugirire neza. Ukeneye umuhanuzi ureba akareba akamenya aho icyo cyago cyaturutse. Ngo aramanuka ajya ku isoko yaho ibintu byose byagize gute, byatangiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Wowe urajya kwirukana dayimoni utazi nuko yitwa, urajya kwirukana dayimoni utazi ngo ni bwoko ki. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kubanza ukamenya ngo iyi dayimoni ni bwoko ki. Ese ni umurangi? Ese iyi dayimoni ni nyabingi? Ese iyi dayimoni ni ryangombe? Ese uyu munsi ni imyuka mibi bamuterereza? Yosuwa ngo aramanuka ajya ku isoko yaho ibintu byagize gute, byatangiriye. Imana itugirire neza. Ajya kuri ya soko, arangije ngo amishamo umunyu, arahanura aravuga ngo Uwiteka avuze ngo haleluya, Imana ishimwe, ngo aya mazi ntabwo azongera kurura, nta nubwo azongera kwicana ukundi. Imana itugirire neza. Arahanura. Reka rero nkubwire ibanga ririmo hano ahangaha. Kubera iki ari Yosuwa wakoze ibi ngibi? Kubera iki ari Elisa wakoze ibi ngibi? Tubona ko inyuma ya Elisa hari abandi bahanuzi kandi bakuru, kuko Bibiliya itwereka abahanuzi batoya n'abahanuzi bakuru. Kandi muri aba bahanuzi bakuru, yego Elisa nawe ari mu basiniya, ari mu bahanuzi b'abasiniya, ariko Elisa uyu munsi wa none ni umusiniya, yigiye ariko ku birenge bya Eliya. Bivuga ngo Eliya ari wazamuwe no mu ijuru adapfuye, ari mu bahanuzi b'abasiniya. None se turebe Samweli ntabwo ari mu bahanuzi b'abasiniya. Ese kubera iki Eliya atabashije guhumanura Yeriko? Ese kubera iki Samweli atabashije guhumanura Yeriko? Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ndagira ngo twiganire. Imana itugirire neza. Turi mu isaha y'igitangaza, mu isaha yo kubohoka, ariko ntiwabohoka ibyo utazi. Imana itugirire neza. Igihe ibintu utabizi ko bikuriho ntabwo uzabibohokaho, nta nubwo bizakuvaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye kubanza ukabimenya kugira ngo bibashe kuba byakuvaho. Sibyo? Hari mu bahanuzi b'abasiniya, ariko ntibabashije kubikora. Dore ibanga ririmo ahangaha. Yosuwa avuma Yeriko yari yarakuriye ku birenge bya Mose, niko Bibiliya itwereka ko yakuriye ku birenge bya Mose. Mose agiye gupfa, Imana iramubwira ngo niyiyambure umwambaro we awambike Yosuwa. Mu yandi magambo, impano yari iri kuri Mose Imana yayihaye nde? Yosuwa. Iyo mpano imujyaho yiyongera ku yindi Imana yamwihereye, kuko n'ubundi Yosuwa yari asanzwe asenga, ubwo abagize imigabane ibiri. Imana itugirire neza. Avuma Yeriko. Akivuma Yeriko rero, niba afite iyo migabane ibiri, kugira ngo iyi Yeriko izahumanurwe hari hakenewe undi muntu ufite
ufite umwuka umeze nk'uwa Yosuwa. Uwo nta wundi rero ni Elisa. Elisa niwe wakuriye ku birenge bya Eliya, amajije gukurira ku birenge bya Eliya agendana nawe. Nukuvuga ngo Eliya akijya kuzamurwa mu ijoro yabwiye Elisa ati nsaba icyo ushaka. Elisa arangije aramubwira ati nta kindi nshaka, ndashaka undaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Imana y'amahoro itugire neza. Urumva nawe yasabye imigabane ingahe? 2. Niyo mpamvu amateka atwereka yuko Eliya yapfuye amaze gukora ibitangaza 8, ariko Elisa yapfuye akoze ibitangaza 16. Nukuvuga ngo yapfuye akoze 15, icya 16 yagikoze yarapfuye. Igihe abantu bajyaga gushyingura umuntu bakikanga ibitero by'abanzi bakajugunya wa mupfu, umupfu akagenda akagwa ku mva ya Elisa. Akigwa ku mva ya Elisa, amagufa ya Elisa yese azura uwo wapfuye, nawe abakurikira yirukanka inyuma yabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko mwagiye musoma ijambo ry'Imana, nimusoma ijambo ry'Imana, ni byiza kumenya ijambo ry'Imana. Uba wumva biryoshye, uba wumva ari byiza, uba wumva nta cyiza nkabyo. Mujye musoma ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire. Imana ishimwe. Yosuwa niwe wenyine washoboye ibi bintu, arabishobora kuko ari we wari ufite uwo mwuka wo kubasha kuba yakora ibyo ngibyo. Imana itugirire neza. Nukuvuga ngo umwuka wari uri muri Yosuwa, imigabane 2 yari afite, na Elisa niyo yari afite. Rero ukeneye umuhanuzi, Imana y'amahoro iguhuze n'umuhanuzi ubasha gusengera icyo cyago cyawe kikabasha kuba cyakira mu izina rya Yesu. Reka nsoze mpano. Ndashaka kuvanura ubu buhanuzi ukibwumva ku buzima bwawe, wumve yuko hari ikintu Imana igiye gukora. Imana yambwiye ku bantu bafite ibi bibazo. Hari abantu Satani muri iyi minsi yazamutse kugira ngo ananize abantu, kandi musenge cyane. Ucyumva buno buhanuzi musenge cyane, mu busengere, kubera yuko Satani muri iyi minsi arazamutse kandi uwo mwuka ni munini. Uyu mwuka uzamukiye ababyeyi. Hari ababyeyi bafite abana, cyane abana bakuru cyane. Hari umwuka Satani ashize mu bantu, hari umwuka Satani yoteje mu bana wo kutumvira ababyeyi. Abana bakakubana banywa urumogi, bakakubana banywa tabi, bakakubana basambanye n'abasinzi, bakatumvira ababyeyi. Niba ufite abo bana, ukaba ufite abana bananiwe, banakunaniye bimeze gutyo batakikumvira, ukeneye gusengerwa Imana. Imana unyandikire ngusengera Imana. Ikindi, hari abantu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye igiye gukiza umwuka w'ikintu cya kanseri. Imana yanyeretse ikiza uburwayi. Abantu banambye ku Mana, ariko uyu munsi bafite uburwayi bwenda kubahitana. Ubu burwayi bukaba ari uburwayi kwa muganga bakubwiye ngo ntibuzakira, kwa muganga bakubwiye ngo ntibizemera, kwa muganga bakubwiye ngo genda utegereze gupfa. Nawe ndashaka kugusengera Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Undi muntu mfitiye ubuhanuzi, Imana y'amahoro idutabara, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Hari umuntu urwaye uburwayi, kwa muganga barakubwiye ngo nta burwayi urwaye, ariko we wumva urwaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwa muganga barakubwiye ngo nta burwayi urwaye, ariko we wumva urwaye. Ndashaka gusengana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Zoni mashando wiribirify lelebo sai nini toprevolenia. Ndahanura ibi ngibi byumve kandi ubyizere. Ni igihe cyawe cyo gukira, ni isaha yawe yo gukira, ni isaha yawe yo kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni isaha yawe yo kubohoka. Undi muntu nshaka gusengana nawe ni umuntu uhora agerageza kubaka inzu, gerageza kubaka inzu, urakodesha, uri mu buzima bwo gukodesha, ariko buri uko ugerageje kubaka inzu ntabwo bikunda, kandi amafaranga ujya kuyageraho ariko ntumenya aho aciye, kandi uba wapanze buri mwaka wose ati noneho uyu mwaka urashira nyubatse, uyu mwaka urashira nyigusa, ariko bikanga. Shaka gusengana nawe. Ubu buhanuzi ubwumve, n'ubwawe ni igihe cyawe cyo kugira ngo ubohoke. Abo bantu nibiyumva, abo bantu nibibona yandikire kuri iyo nimero uri bubone kuri screen yawe, umbwira uti prophet ndashaka dusengana Imana. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha, Imana ikwiyereke, Imana ikwigaragarize, Imana ikwitamururire, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, ndasengera abantu bari bankurikiye, bohora ubuzima bwabo, aba bantu biyereke, aba bantu bigaragarize
bakomeze, aba bantu babambira amahema, aba bantu bacira inzira, aba bantu ukuboko kwawe kwiza ni kubakoreho, ukuboko kwawe kwiza ni kubakize, ukuboko kwawe kwiza ni kubahagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Mana, abana n'aba bantu ubagirire neza kandi ubiyere kubarwanirire, ineza yawe ikomeze kuboneka kuri bo, uburinzi bwawe bugumye kuboneka kuri bo, umugisha utanga ugumye kubagaragaraho. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ntugende udakoze subscribe, uyikore rwose kandi usharinge kino kiganiro kigere kure, kandi comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka mbabwire ngo ndabakunda, ntimukabure ku Mwuka Wera, ntimukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Imana iguhereze umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, amasengesho yo turayakomeje. Mbibutsa ko ari uguhera mu gitondo saa 12 twiyirije tukayasoza saa 12 z'umugoroba. Turabikora iminsi 21. Winjire mu gitangaza cyawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Uwiteka akomeze kukwishimira no kukwagura no kugukorera ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nkubwire ngo komera, Yesu ari kumwe nawe. Nzi neza ko igihe cy'amashimwe kirageze, igihe cyo guhimbaza Imana kirageze, igihe cyo kuvuga imirimo y'Imana kirageze. Uwiteka guha umugisha kurinde. Bye bye.